Outa Christopher nuwatirwa umuringo gw'ubwinazi kandi abanyabuzare bamwirukangiza umwirwariro iriya Kombono Hospital wari kutekatekwaho yamanywa nkaraka Majido kandi umwana mwesero mu kikari cye nahamuterire mbere ndiaho nareba umwami Majido raka yarita mutabano wanje guhundi nyina rumi yangira ngo namususpecting ngo ayisoro ayibira umwani namugera namyantono mutahi ati ninza kumucondoza kure yaba kwiba nabo namyantuko ko mutwara polisi de n'ibindi byayongereho ati kare niyo nagenda naza kuzamurumo kumbera nakamurumo ndeba mucyara nanterera ngo umwana bari bamutera kandi nari naza kufa batanuka ku mujumta magosi bampinduje nyuma bancumita wantira ati umpera barya kundira atwaje kuza kanka sanga wanasi barya kumbunga amaguru ndyaha abazire bena nyine nkuru nabagira ngo tubarukumanya entacimazire cye tuzura umwana wabo twire nahereza bizimbe kwa rukumura azaha bizimbe by'abantu ahereza then umukasheshe twari kunabendya hamurumo bangira ngo umwana bamutera kunjire kwiza kurgamurumo nashanga ryo mwirwariro umwana atagugamba takwehindura umugongo bakaguhenda baguhenzera umugongo amajuna go gahendekere we kikasumureba huga kandi namurira kikasumureba huga no cyakubesha ngi kikajagana gatakanzuma gakamjati nteze cyakanga ninga kayibo muntizi ati amutakati atekintu cyanje kiristana kiti nyakuterwa sindikirwe murago kandi RDC yaragire polisi ko kurunda nyakutera umwana ugo okujumira ndo tukondemu especially abantu abarutwareberagira mu ngaro zabo ka case yegi ya umusajja kwasira umwana wa mutahiwe na mususpecting ubundi kubamwibira umwana ndene kintu cyone cyakozere betu wakamutwara mukaye akamutera akamucurukiza uwo mugongo kataitamwita ngo abo kubaho natekereza ngo abakozere insobi hono asemikwa na mwefubira ndukomeza punishment so ni nyenda kuterera especially abanyabushenye na Uganda yona ngo toyina powers toyina busobozi bubona uyo wo kutwareberagira mu ngaro zawo kenda kora kubi umuntu gasha kwa Ben Muhozi.